Kusherisa shize igihe kinini tutavugisha tene. Uri amakuru yitwamenya arayahe buriya. Reba igihe yagendeye uko ngenda aramuhamagara wigeze umuvugisha wowe. Twaravuganye ariko. Shobora rero kuzaza aratugezaho imishinga ugasanga niyo ubukwijemo. Kurabona ko umukobwa wacu yari amaze gukurikamo gakeya. Yego ariko twamuvisha tukumva amakuru. Muhamagare. So kumuhamagara njye nta mayinite nari mfite sibyo tumuvugisha. Gusa kumubona wowe utinda muri telefone. Ugiye kumuhamagara video call. Bikora nta kibazo. Yabaye umuzungu neza neza. Bari mutoka sezanze. Tuko zonze koresha amayinite atamuvugisha nari. Abo kwa mahame. Mwiriweho? Ego. Ashitse baje. Muraho. Ego. Komera hereye. Ego. Komera komera. Ego. Makuru. Mwiyangire. Mwaje muje kudusura. Ego. Ngo mana ye musige muratuzirikana. Kanze nguha gatete. Nanje nasigaye ahagutya. Ibibazo none byaje ariko nubwo bwose icara urubarire. Icara aho ngaho. Ururimo wenyine. Ndapfa no kwicara ubundi ko nubundi nsa n'umwanda. Nishiri kutari kumuvugisha ko biri. Iri barankubye. Reka twongere turebe. Sibona umwana wacu mbabana nawe afite amahane nk'ayawe sinzi kabisa. Sibona gata ko mufite amahane. Halo? Tine bite? Amakuru yawe? Halo? Bite? Tine? Halo? Yes. Kubona ko yabaye umuzungu. Oui. Amakuru? Allo. Bambona udufoto twawe warabaye inzobe. Tumeze fresh. Ndi kumwe na mama Dori. Allo? Yes. Ndabona ama connection. Ntabwo ndi kukumva neza. Ntabwo urimo kutwumva. Agusuhuje. Allo? Yes. Ntabwo ndi kukumva neza network zikubana. Okay, ndaza kuguhamagara mu kanya ndabona network zanze sibyo? Ariko nizere kumeze neza. Izi network nazo sirubonye ko umukobwa wacu yabaye umuzungu. Ashobora kuzagaruka noneho ariko tubwira tubunyaneye ubukwe urumva? Navuga iby'ubukwe rero no kuzamushingira mu muryango ukomeye. Ko ntabwo tuzaba dufite umwana uvuye hanze ngo tumushingire mu nshakarafu ntabwo bibaho. Ko kigingi se nawe ngamushakara. Kigingi wuhe? Umukozi wacu. Kigingi wana. Ewe. Amakuru. Kigingi. N'ubugingi bwe. Niho bikubwiye se? Niho bikubwiye. Kigingi akubwira ko ashaka Tine. Yabimbwiye. Ngoje mubikira udufaranga. Cyangwa tuzamushingire kagasura ahubwo kabonye ubwo kamwe kazaga kumusobanura. Ewe. Nta kigingi nta nabonyoge mbona. Bose nta kigenda. Icyambere cyo urumva? Ni ubona kubwiye ko ari ngewe nabona buruse nzamurihira. Twavugaye ko najya niyiga mu Rwanda ari wowe uzajya uri amafaranga nagombaga kuba wowe wagombaga kuba wamurihira ari kwiga mu Rwanda. Gendo ya saving fresh neza sibyo?
none ku buryo azava hanze ayo mafaranga ariyo tumushorera urumva ku buryo n'ibyo azaza atugezaho nyine bizanatuma tubona uburyo tumuyobora tunamushingira aho dushaka ntabyo kumbwira ngo bakigingi ngo bande n'ababunyogo no shaka umusore ufite amafaranga kazaba ari ujyana umukobwa wacu waba uvuze ijambo rizima bati naho mvuze ijambo rizima one nta magambo mazima njya mvuga igihe twabaniye nibwo wakumva mvuze ijambo rizima naberwaga kera ntacyo nako kashimira kuba mvuze akantu kazima sibyo rero narimanjije hano ngo mbasuhuze nyirakebesha arihe nyirakebesha si wagize ngo yarwaye yabyutse yarwaye ndavuga ngira ngo wenda n'ibyuni ntibisanzwe njya mu murima ndatashe ngeze nsanga yarembye neza nibwo rero muherekeje agenda aje ku bitaro bamuhaye igitanda none bari mu bitaro niyo mpamvu usanze ndi hano ubundi kugira ngo nkwakwanye ngende butuno naje abanganya mujanire ku bitaro si wagize ngo ibibazo byanjye si bigendaga biravaho ibindi biraza ni ku murongo Samweli we bimeze bite ku ishuri Samweli kari neza Samweli ari neza cagihe n'igihe cagiye muherutsa twatunu mwampaye yagezeyo ngarubahwa koko yageze asanga nawe ni chef abandi barambika ngo ni computer nawe agashiraho bakiga nawe akiga ubu ngubu ameze neza cyane werwa kuvugana nawe ahubwo mwarakoze murangobokana kuri mani bahe n'umugisha pe werwa kuvugana nawe oya ntabwo mperuka ariko wampamagarira nkavugana nawe nkujya nkagambana nawe ko ntaherukana nawe amubwira ko na nyina yarwaye ndabakundaga nzanabaruhana mbwire ko na nyina yarwaye bakoraga yagufashe mwita aragera hazemo je muhamagazaga gatoyo yayifashe shira ku gutwi yego mwiriwe sha usigura gamba neza sha banze zigayira umuzungu hubwo noneho amasomo niko iyo hirya uri kugenda urahamenyera n'ibirere byaho ko numvaga ngo habagaye imiyaga ngo zihuhaga n'abantu wapfi no kuguruka ngo yarabyibushe niko ubu nanjye rero mu mudugudu turimo basigaye barangirira icizere noneho ubu ngubu rwose bwo hafi hatomo baza baraza kungira na mudugudu ndaza kuba mudugudu nkuko nabivuze nsigaye ndabona abantu basigaye banaransura ahubwo nyoko yarwaye nyoko yarwaye ubu ngubu yagiye ku bitaro uyu ni mwene Matiyasi uko na rubanda kone heruka uri umunyeshuri wiga kandi tubona uri umunyabwenge wahindutse gutya gute gutoragura amashashi bigenze gute abandi bari ku ishuri uragenda ku muntu ngomba kukugenda kuko ndi umuyobozi kandi ndabishimye umuyobozi ruswa wahaye rudomo kugira gutore ntago nyinshi none se ruswa ihuriyeho no kwiga wakagombye kwiga ukamera nka mwene Jire ukamera nka mwene Mahame mwene Jire yagiye kwiga i Burayi mwene Mahame aje kwiga i Burayi wowe dore ukuntu usa kandi mwariganaga nawe wakagombye kubafata icyitegererezo ukaba nawe uri kwishura ukora se kuzindaranaga nawe ngo ndakwanduza cyangwa wawe ibyo ntago ari ngombwa ahubwo ngomba kukwishyikiriza ubuyobozi ugasubira ku ishuri bagafite ibibazo urabona nta na rimwe mperuka hano nyuma y'ibyumweru bibiri bishize reba akazi kabaye akazi ko hano hasigaye harahindi turabona ndateka inkoko kigiye rwose ariko yaryoshye yaba yabyo nibyo wakoreshejeho nyinshi n'ubwo baba bazi ariko rero urabona haranaraye dore n'igikoni cy'imboga nacyo ndi kubona
nacyo kimaze kurara rwose ntabwo byoroshye kuba n'ikimboga rwose nacyo cyararaye pe kigiye nanjye mw'iminsi ndagira mfite akazi katoroshye ariko ndagakora kararangira ni ibintu byanjye nibyo nkoragariga nta kindi nasinyiye usibye gukora ibi n'ibi neza mbikunze ubundi nkazagera ku cyo nateganyirijwe pe icyo kigiye ndahakoze mabuja nawe ubundi aza arebe urebe ko umunsi aranacimira nyoko yarwaye kuva umenye ko ari muzima mukupe tuje mu nama y'umudugudu niho namubona ashaka ngo ambane nawe hereye muje muransura bwo mwe mufite amatelefone uzi ko ufite n'amafaranga ndacuruza intama ndacuruza intama unyohereza urucuruza ncuruza intama sha aranyereza amafaranga arayohereza kuri telefone ko na telefone ufite wa mwana w'ibyo bintu uri kuvuga ngo uzabana nande na Tine none iyo hirya wagezeho murakomezanya yego video nibiki ibyo ngibyo mbwe muvuganagaho video ikura uruko mureba imbona nkubona ari ku gitelefone nk'iki ngiki Helena yadusuye bati yadusuye ubu basige baradukunda asigaye araza hano n'umugabo we yanyaruka yabavuye nko kukaza agasimbuka akagera aha ubu nta kibazo nkigira uretse ico canteye cyo kahura n'amacinya c'uburwayi shanyo ko yarembye cyo genda shaho umwana wanje na ibyo byose ukuvuze ubikore ndacuruza intama sha ndacuruza intama kanze nsongore n'inkomangizo njanda zishiraho kumusaba ndani ego amagambo ndagafite nzamusaba upfa kuzazuzanya inkwano nkupira ndi kujya bankupire ntabwo kupa nini koko numvise muri kuvuga aho azasobanuye rero reka ntahenje muri iyo nama yo mudugudu ugiye sinarebye ko bipfunyururutse wenda ngo nkugeze oya tekera umurwe nanjye ndamureba mu gitondo arwariye hehe arwariye muri biriya bitaro bya hariya hepfo mu mujyi muri etaje hejuru muri gatatu ari muri gatatu mu mujyi nuko ego murakoze yewe nuko uja muradusura buri gihe inshuti ndazigwiza aciriye intebe mu nzu yari byaratujogoroje iyo bari byaratujogoroje inzira n'indi yindi irangizayo n'iyi ayiwe byari byaratujogoroje yari byaratujogoroje yari byaratujogoroje hajura uvuga amagambo make ukamenya n'ahantu uri kuri mu gihugu kitari cyawe ubwo munwa niko kuransubiza ku ishuri cyangwa se cyamvanyemo rubanda mwene Matiyasi njyaga iwawe se naherukaga uri umunyabwenge ku ishuri gutangira urugero ko uzaje kwiga i Burayi rero icyaba cyiza muri Rwanda rwacu iyo wize bikugira umumaro ninje wigize gute niba warabuze ibikoresho rero byo ku ishuri wakagombye kugera mu mudugudu akagushakira ibikoresho ugasaba ku ishuri nzamwegera mubwire ko gifu kiri gusya amagufa oya nje ku ishuri na Burayi se ubuyobozi cyo tubereyeho kunganira abantu bafite ubushobozi bukeya twasubiza ku ishuri kumanza ibintu mutazi no gusohoza manza wemeye kuzasubira ku ishuri nubyemera amafaranga urayabona n'ibikoresho babibona abandi bana si babashanye muri za compassion nje bakansi none mwene Matiyasi ibyo ni kukubwira mwene Jire yagiye kwiga i Burayi uwo kwa Mahame aje kwiga i Burayi nawe uzi ubwenge muri iki gihugu rero umwana uzi ubwenge turamufasha
akabona ibikoresho agasubira ku ishuri akaziteza imbere. Nkundira ngushakire uburyo nagusapotinga ubone ibikoresho usubire ku ishuri. Mubyo murapfundagira mu bintu by'amashuri. Mwene mama ko yize ntiyapfuye apfakaye. Rero rubanda rero urukubona igihugu kigeze nuko ndi umukuru w'umudugudu ntabwo ari njewe kamara nawe waje kwiga ejo ukaza kuyobora umudugudu nakuyobora n'akagari ukaba na minisitiri ejo ukaba na minisitiri komera bite uriko nari kumumenya si ni rubanda wabaye iki ni rubanda usanze mugira inama ngo asubire ku ishuri abe nkawe urukubona mwene Matilda kwiga byamugira umumaro wageze naho ubaguca mufatire icyitegererezo rubanda mufatire icyitegererezo uyu ninde ndatungu uyu ni mwene Matilda mwene Matilda ibyo ndi kukubwira ngo subira ku ishuri nawe bizakugira umumaro nawe wibeshe nk'uko mwene Matilda uko ameze ubona wajyana igitifu w'umurenge mwene Matilda nje byarangiye mbaye imbwa wihangane byarangiye mbaye imbwa Rekera mabuja kubona ndi gukora hano hari amaze kurara twose nyine uko naho umuntu utaruheruka kandi fudushira ku murongo neza neza ubibona naho uko amaze guca bisi nta kibazo uko se kigiye usigaye warize guteka noneho cyane rwose ntabwo nagiye nese ngo nagiye gutyo gusa nagiye no kwiga byose ndakongeza mu mushahara uya niko bimeze rwose gomba kubonyegeza urabona ko ibintu ndi kubikora neza ingo pe rwose ntabwo ndishimye pe none uyu munsi uracishije cyane ntabwo nyine urabona ibintu hano mba ndi kubikora nyine nawe wabibonye uri kubona ko icyari cyarabaye cyinshi mu mwanya ngiye gufata ibintu nimara gucamo akazuba mbitwike ubundi nkora ibintu neza cyane rwose umva hano mu kanya gacyara bari kwaka neza urabona ko kigingi nsigaye narahindutse koko ese kubibona urumva nagwangiki mabuja rwose uzi wabura igihe urabona wabura icyo mabuja njewe nyongeje nk'amafaranga yenda ibihumbi 10 nibyo ushaka nkagira nko ukahita biba nka 25 urumva kigingi naba nanje ntangiye gukomera ndaje nyagushyiriraho nabenze ndakwira ko mabuja hari akantu nari ndi gutekereza mu kanya